isengesho ryo guhagarika ibitero bya Sekibi na za roho mbi bituruka ku barozi, abakora imihango y'abapfumu, abatongera, abashika n'abohera imyuka mibi ku bandi. Nitwibuke ko ijambo ry'Imana mu gitabo cy'ivuguramategeko umutwe wa 18 umurongo wa 9 kugeza kwa 14 riragira riti: numara kugera mu gihugu Uhoraho Imana yawe aguhaye, uramenye ntuzigere ukora amahano akorwa n'ayo mahanga. Muri mwe ntihazaboneka umuntu utura umuhungu we cyangwa umukobwa we amujugunya mu muriro, ntihazaboneka umuntu uraguza cyangwa ukora imigenzo yo gutongera undi amarozi, yo kuragura, kuzinga, guca inzaratsi, gushika abazimu n'abanzi, cyangwa se kuraguza ku bapfuye. Kuko ukora ibyo wese Uhoraho amuzira akamwangura umwuka, kandi bene ayo mahano niyo yatumye Uhoraho Imana yawe amenesha ayo mahanga imbere yawe. Uhoraho Imana yawe uzamwizirikeho rwose. Koko rero ayo mahanga ugiye kunyaga ibyayo akora ibyo gutongera n'ibyo kuragura. Wowe ko Uhoraho Imana yawe ntiyashatse kugenza utyo. Ivuguramategeko 18:9-14. Iyo dusomye nanone mu ibaruwa ya mbere, mu ibaruwa ya kabiri y'Abanyakorenti umutwe wa 6 umurongo wa 17 n'uwa 18 iragira iti: muve muri abo bantu mwitandukanye nabo, wari Nyagasani ubivuga, mwirinde gukora ku cyabahumanya, maze ubwanjye nzabakire, nzababera umubyeyi, namwe mumbere abahungu n'abakobwa. Uwo ni Nyagasani ubivuze. Abanyakorenti ba kabiri umutwe wa 6 umurongo wa 17 n'uwa 18. Paulo mu Banyagalati umutwe wa 3 umurongo wa 13 n'uwa 14 aravuga ko Kristo yadukijije umuvumo w'amategeko yihindura umuvumo ari we ari twagirira, kuko byanditswe ngo umanitse ku giti wese ni umuvumo. Ibyo ari kugira ngo umugisha wa Aburahamu usesekare ku mahanga muri Kristo Yezu, kandi duhabwe mu kwemera roho twasezeranijwe. Wajijishijwe n'abakugira inama batabarika, none ngaho nibigaragaze bagukize. Abo bihaye kwigabanya ikirere bitegereza inyenyeri, maze bakaguhanurira ibizaza bifashishije imboneko y'ukwezi. Izayi 47 umurongo wa 13. Bavandimwe, aya magambo kimwe n'ayandi dusanga muri Bibiliya atwereka ko kuva na kera na kare hari abagaragiraga Sekibi we mugenga w'isi y'umwijima. Hari abiyeguriye kubaho mu myuka mibi, ndetse hakaba n'abantu baba abogeza ubutumwa bwa Sekibi ku bandi. Nimwitonde. Yesu Kristo yabwiye abazamwemera bose ko bazirukana roho mbi. Muri Mariko umutwe wa 16 umurongo wa 17.
ikibi kiriho n'abakozi bacyo barahari, ariko bashobora gukizwa no kubohoka. Ni nayo mpamvu Imana yadutumye kogeza inkuru nziza ku isi yose. Ushobora kuba uzi umuntu ugeragezwa kuko aterwa n'imyuka mibi na za roho mbi. Ushobora kuba uzi kandi abantu bafite ibibazo bijyanye n'amarozi, nubwo bisaba gushishoza, ariko isengesho iteka rishobora gufasha umuntu wese kugira ngo umutima ube mu mahoro nta bwoba. Abashaka rero bose gusengera abapfumu, abaroga, abakora imihango yose ya gipagani, n'abiringira imbaraga zose z'umwijima, abifuza gusabira abo byagizeho ingaruka, ni mucyo twese dufatanye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Mana Data, Mana Mwana, Mana Roho Mutagatifu, Butatu Butagatifu Imana imwe, ndiho mu bubasha bwawe, kandi buri kiremwa cyose wahanze cyuzuye ikuzo ryawe. Ni wowe byose bikesha kubaho, Mana yanjye, ndakwiyambaza kukunyumva. Ntega amatwi wumve ibyo mubwira, garagaza impuhwe zawe zahebuje, wowe ukiza biringira ububasha bwawe, bagahonoka batyo abahagurukiye kubahungabanya. Urandinde nk'imboni y'ijisho ryawe, umpishe mu gicucu cy'amababa yawe, kure y'abanyarugomo banyaze ibyanjye, n'abanzi gica bantangatanze impande zose. Mana yanjye, ndiho mu mugambi wawe, kandi mfite uburenganzira bwo guhamya ubwigenge bwanjye, kuko Kristo yanshoboye. Ibyo ndabihamya imbere y'ingabo zose zo mu ijuru, imbere y'abamarayika n'abatagatifu, hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya uhora ansabira. Ndahamya ko ubuzima bwanjye bugomba kugengwa n'Imana yonyine. Uhoraho ni we munani wanjye n'umugabane wanjye, uko nzamera ni wowe ukuzi. Ndahamya ko ububasha bw'izuka rya Yezu Kristo, we wanesheje Sekibi akaburizamo imigambi yayo yose, shinze ibirindiro ku mutsindo we, ngo nirukane ubwoba bwose nterwa n'abarozi n'abapfumu n'abampigira ngo bangirire nabi, banteze ibyago biragije ububasha bw'umwijima. Mu izina rya Yezu Kristo wancunguye, mpagaritse ibitero byose bya Sekibi ku buzima bw'uwasizwe amavuta y'ubutore. Nyagasani, nahawe ku busendere bwawe, ngirirwa ubuntu bugeretse ku bundi. Niyo mpamvu
ku bubasha bw'izina ryawe nirukanye roho mbi z'abatongera, ababandwa, abandaguriza, abanshikisha, abandogesha, abakoresha ubugome bagamije kunteza indwara no kwibasira ibyanjye n'abanjye. Namaganye bidasubirwaho iby'umwanzi yantezaga byose, kandi mpakanye nkomeje ko ntazigera mugaragira. Izina ryanjye ryanditse mu gitabo cy'ubugingo, ntirishobora gukoreshwa n'abapfumu n'abandi bose bari mu buyobe. Nyagasani Yezu Mukiza, izi uburwayi ubona mfite bwaba bukomoka ku byo nahuye nabyo, ibyo narenze mu nzira, ibyo nariye, ibyo nahumetse, ibyo twahuriye mu myuka inyuranye, mu bantu banyuranye no mu bikoresho binyuranye. Nkiza uburwayi bwabiturutseho. N'ubundi bwose ubona mfite uhagarika ingaruka zabyo ku buzima bwanjye, bwa roho, bw'umubiri n'ubw'umutima. Nyagasani, ni wowe nkura mu bucakara ukampa kwigenga. Sekibi, wowe unteza roho mbi z'ubwoko bwose zanyibasira. Nyagasani aguhane. Yezu Kristo wapfuye akazuka arabigutegetse, unsohokemo burundu. Bikira Mariya wuje inema arabigutegeka, marayika Mikayeli arabigutegeka, Yozefu mutagatifu umugabo w'indahemuka arabigutegeka. Nimunsohokemo nonaha mu izina rya Yezu Kristo. Ibikorwa byanyu byose birimbuke, kandi ibitero byanyu byose biburizwemo. Ndi umwana w'Imana ku bw'abatisimu nahawe, niyo mpamvu njyewe uvuga amazina yawe aha ngaha. Ndahamya ko nkwiyatse burundu mu izina rya Yezu Kristo. Ngutegetse kutongera kungendaho, kumpangaho no kunteza ibitero byawe. Ndakwirukana ujya munsi y'umusaraba wa Yezu Kristo, ntuzangaruke ukundi. Kandi ubu ndinzwe n'amaraso ye ahagaritse imitego yawe yose wajya gunega, asenye ibitero byawe byose, kandi azitiye ubuzima bwanjye bwose. Umenye ko guhera none uwancunguye ansubiza agaciro. Mwamikazi utabara iteka, ungumishe mu gishura no mu gituza cy'umubyeyi, kugira ngo uhera none mbeho nshimisha Imana, mparanira ugushaka kwayo, kandi mbeho mu mutsindo wa Kristo watsinze urupfu akazuka, akaba ariho mu buzima bwanjye, kandi azangeza mu buzima bw'iteka kuva ubu n'iteka ryose. Amina. Nihubahwe Imana Data yandemye, nihasingizwe Yezu Kristo wanshunguye, nihakuzwe Roho Mutagatifu ntagatifuza. Amina. Izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.